Yes. wateye ya mbere ongera gufata ya mbere maze twakirire Ange. Twakirire Ange umwitayeho tumunsi kundi nzakumenyera ibigukwiye uzahora nkwitaho uzakora byose ku bwawe urakoze cyane Ange. Nanone nawe utwakirira Brian tubakubitira amashi menshi cyane. Brian ngo mwongere rwose ngo ibigega byo kwa Gasegege bihora bisendereye mwongere. Wow, asante sana. Hanyuma Ange umugabo wahaze burya ngo ni nawe uhaha ngaho reba uko umwitaho abanyamakuru bari hano ku bwanyu. Yes, asante sana murakoze cyane ndagira ngo babakire hanyuma tubahe icyo kunywa. Hakuna lolote la kukushinda wewe, waweza mambo yote, hakuna lolote la kukushinda wewe. Gabanya tempo. Ange fatia mbere wakire mukunzi. Mwongere. Yes. Wow, asante sana. Hanyuma Brian, uyu ni umwanya wawe wo kwita kuri Ange.
mwiteho rwose. Mwongere Brian, mwongere. Asante sana, asante sana, asante sana. Hakuna lolote la kukushinda. Hakuna lolote la kukushinda. Yes. Reka sabe ababyeyi ba Ange muze tubaye impano ababyeyi ba Ange hanyuma mutuzanire impano muhaguruke. Yes. Nanone sabe ababyeyi nanone Pastor Moses. Reka sabe yes muze mudufashe. Yes, kujeni hapa. Vita
hanyuma ndagira ngo tuze kuza kwakira umuryango wa Kongera, abashitsi bahire mwaje muduhekeye umugeni. Turaza kuvuga umwanya muto ariko reka mutambuke muze. Muyobozi naze uza kumenya ko abaza kuvuga ariko muze kunyemerera abavuga bose tuje gukoresha iminota mike ishoboka, tugende tuvuga turasa ku ntego biraza kudufasha. Sawa, arakoze umuhesha w'amagambo, reka tumukomera amashi tumushimira kubwo kuyobora ibirori neza. Tumukomera amashi cyane MC wacu. Hanyuma reka sabe umuryango wa Kongera utambuke kugira ngo dufate ifoto twese hamwe, hanyuma turaza gukurikizaho abaza kuvuga. Umuryango wa Kongera utambuke, n'abishwa bacu n'abakwe bari hano namwe mutambuke, na mama Pasiteri kuva mu Bwongereza nawe ariyegerejwe kubera ko niwe mubyeyi w'abana mukuru waje kubashingira. Murakoze cyane, reka duheze abaza kuvuga. Mezake Mukongo niwe ubanza kuvuga. Murakoze cyane kuduha umwanya. Kubera impamvu umwanya watujanye, no gushimira gusa abantu. Ndashimira abantu bose batwitabye kubw'ibi birori by'abavandimwe bacu. Cyane ndashimira umuryango wacu w'Abongera uri hano muri Kenya, kuko nibo bakoze bino bintu. Cyane nshimira komite yateguye bino bintu. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Ndashima abanyamurenge bose muri rusange, ubwo abantu bose bitabiriye bino birori. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha, kuko twebwe twari hariya ibintu biri gutegurwa hano. Ejo nibwo twakwijije icyumweru, urumva ntabwo twari gutegura ibintu ngo tubirangize mu cyumweru kimwe, ariko umuryango warahatubereye ubikora nk'uko twifuza. Hanyuma ubwo turashimira timu irimwo Oncle Perezida wacu hano, ndashimira Grand Frère Muhoza ndetse na timu yose n'umuryango wose, ndetse na ba Oncle, kuko harimo ba Oncle nabo bagize icyo bakora muri ibi ngibi. Ndabashimiye cyane kandi Imana yo mu ijuru ibagasanire. Murakoze cyane, reka twumve Nyantore tambuke. Nyina wabo w'umwana. Murakoze, turabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tubashimiye neza n'urukundo mwatugaragarije kuri uyu munsi, ndetse kuva bigitangira twabonye neza yanyu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turabishimiye kandi turabakunze. Umutima wacu uzahora ubazirikana kubw'umunezero mwatweretse wo kudushyigikira mu birori by'abana bacu. Imana izabaha umugisha. Yego murakoze, nta bindi twarenzaho, gusa no kubashimira. Imana ibaha umugisha. Asante. Akoze cyane.
murabona ko tuba tubikora neza kubera ko amasaha yagiye. Reka twumve Pasiteri Furaha tambuke kugira ngo twizeshe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turanezerewe kuri uyu munsi kuba Imana yaratuyoboye ikatuvana iriya twari turi, ikaba yarabashe kuturongora aho twari tuvuye hatandukanye. Imana ikaturinda tukagera hano amahoro. Imana ihabwa icubahiro. Reka nshimire n'abacu twazanye nabo bose ko Imana yabarongoye tukaba twarageze hano, nabo bakaba barageze hano. Imana ishimwe. Reka nshimire umuryango w'Abongera babashe kubyara Ange. Abongera mwabyaye neza, kandi n'Abasegege nabo batwaye umwana muzima. Amen. Je murabizi nubwo muhamuhamya Ange, ni je umuzi cyane, ni je uzi amateka yiwe, ni je wamureze twarabanye. Ndi mama wiwe mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri. Rero icyo nabasha kubabwira mpagaze hano mbihamye imbere y'Imana n'imbere y'itorero, Ange ndamubatuye mu Basegege ko ari umuntu udasanzwe. Uko nyine mwumvishije izina ngo ni Ange nyina w'inka, ni nyina nyine w'umwami. Kandi Abasegege ntimukadufatira umwana nabi. Ange yaratese, Ange yaratese, muzakomeze mu muteteshe. Yego, kandi ndabizi ni umwana witonze, ni umwana w'ikinyabupfura, ni umwana uzi umuco wacu wa Kinyamurenge, kandi ni n'umukozi cyane, ni n'umuntu ugira ubuntu bwinshi, uzi ukunda no kwakira abashyitsi, anagira n'isuku yinshi. Byose, kandi ni n'umwana uzi usenga, akunda Imana, yari umuririmbyi muri korari. Rero mukwe wacu turakwakiriye kandi tuguhaye umugore mwiza, nawe uzamufate neza. Ikindi kandi Abasegege tubashikirije umukobwa, kuko nije wari wamuzanye. Ange haguruka, haguruka mama. Ni umukwe wacu, nahaguruke. Nihagira umuntu w'umupapa w'Umusegege aza tumushikirize Ange. Bakihaye baza turashaka kumubashikiriza. Muzehe, nguyu umukobwa mwadusabye. Rero turamubashikirije guhera uyu munsi wa none. Nyina w'inka tumushize mu maboko y'Abasegege, kumushumba wiwe wari umuyoboye. Ikindi kandi mureke nageneye Ange impano, kubera kuko hari impamvu namuteguriye impano. Ndamukunda ukuye ko nkunda abana banje bose, abo nyoboye bose n'abana banje, kandi nabo uko nashigikiye Ange ndabizi nabo nzabashigikira uko nzoshobora. Umuntu ufite impano nayinzanire nishikirize Ange, kandi Ange uzokomeza uba umwana mwiza kuko wari umwana mwiza, kandi ndabyizeye inzi kutazodukoza isoni mu Basegege. Imana izagukomeze, uzabyare hungu na kobwa, uzagira umugisha w'Imana. Imana izakuje imbere, kwa kundi wakundaga gusenga nuzoza ugira ikibazo uzusoma Bibiliya, numara upfukame usenge. Imana izakuyobora, kandi Imana ibaheze umugisha. Okay, reka bagiye bamuha impano. Mezake ara ijambo yibagiwe, reka aritugezeho. Murambarira, hari akantu nanibagiwe, navuze ndi kwihuta. Naje kubw'uru rugo rushasha rw'aba basore,
tubemereye inka zibiri nje na murumuna wanje. arakoze cyane. Reka twumve muzehe Misigaro. murakoze rwose, Imana ishimwe cyane. turavuga amagambo meza cyane. ndabona kurya bakuru bavuze ngo agasozi kamanutse inka kazamuka iyindi. ntabwo bamuyomba ko barabibona. ni ugushima Imana iby'ukuri. uyu munsi ugeze twarawusengeye Imana kandi cyane. tumaze kumva ko abana bacu bafite ubukwe, twasenze Imana cyane cyane, Imana yatwumva. shima Imana ku mwanya ugeze, umunsi wawe wo gushingira abana bacu. icyongeye cya kabiri, shima Imana kuko Imana yayoboye abana bacu kuba hariya mu Bwongereza ni kure cyane, bakazana pasiteri kuko avuye kubivuga. iyo Mana ndayishimiye rwose. icyamwisho rero ni iki ngiki, basegege bamuyomba. Imana ishimwe kuko mwaduhaye abageni beza, ba mukaka, ba mama, none natwe turabituye. haleluya, turabituye kandi cyane. tubaye umugeni mwiza mwiza. uyu ni mushiki wanjye, sinavuga nshura abakobwa pe naranze, ariko umunsi wa none numva nanezerewe cyane. uyu ni mushiki wanjye, ni mushiki wanjye, mubyumve kandi cyane. mumwakire neza. azabyara abahungu, natwe twavutse turi abahungu. azabyara abakobwa, mumwakire. mwakongera abageni beza, muzongere mugaruke. turishimye cyane kandi Imana ibaha umugisha. murakoze. umva rero tubahaye n'inka, nayo nibagiwe, tubahaye inka gatatu. arakoze cyane. reka dusabe umuryango wa Kongera wicare, hanyuma twiyegereze ba nyirarume. ndaza kuyibaha, umwanya wanyu urahari. ba nyirarume, karibu ba nyirarume. murakoze. Yesu ashimwe. abandi ba nyirarume banje n'ababyara be, manje gushimira umuryango w'abarundi wose uri hano muri Kenya ndetse n'abanyamurenge muri rusange. ibi bintu mwadukoreye ni ibintu bidasanzwe. ni ukuri turabashimiye bivuye ku mutima. n'abandi bazaza bagana, muzahore mubakorera nk'ibi. burya iyo umuntu akora ibintu byiza ntabwo aba yubaka ikintu kibi. aho ugeze nawe imbere, aho udashoboye uhahurira n'abandi. rero mu izina ry'umuryango wacu turabashimiye. nshimiye abashumba, ba bishopo, nimba n'abapotre barimwo, n'abapasitori bose. ni ukuri gushigikira abana nk'uku nguku twebwe tubibona ari ibintu bidasanzwe. hari ahandi hantu abantu bagenda baba, wahamagara abantu ukabona bigoye, ariko kuba tukibareba mumeze gutya muza kudushigikira, uru ni urugero rwiza muri gukomeza gutanga muri aba bana batoya. ibi mukora baba babireba, ejo nabo bazabikorera abandi. muri rusange ndashimira abashumba bashoboye gusezeranya Anje n'abandi bose baje gushigikira. ijambo rya kabiri mvuga ntabwo ndi butinde, ndaribwira Brian. ndagira nkubwire Anje, nicyo kintu numvaga nshaka kukubwira. ubonye umugore, abagore ni benshi ariko ubonye umugore. uyu mwana ni imfura, ndamuhamya nka nyirarume, sibyo? uzamukunde, ntuzamubabaze, uzabona umugisha biciye muri uwo mukobwa, sibyo? ndabigusabye
ntuzamubabaze. Uyu munsi nari kuvuga ibintu byinshi ariko ngusabye icyo kintu kimwe gusa. Ange, uzaganduke nk'uko wabitojwe kandi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero tudatinze, abanyirarume b'abana ndi kumwe na grand frere n'abandi abavandimwe bari hano b'Abarundi, tuje gushigikira Ange mu buryo bwo kububakira. Ange twamuteguriye inka 2 kuko twebwe tuba kure, izo nka twazigendanye. Izo nka 2 tugiye kuziha Ange mu rwego rw'umuryango. Haguruke. Izo nka ni izi ngizi. Ni izo nka tubashikirije mu buryo bwo kubashigikira kugira ngo mukomeze mwubake umuryango. Murakoze. Rero dusoza, reka ndashoje. Dusoza turashimira Imana kuko ibi byose ariyo yabidushoboje. Ubwacu ntabwo twari kubyishoboza, kandi nubwo mwabonye Mezake hariya haguruka ngo ntago ari we mubyeyi wanje, uriya ni musaza we mukuru. Ababyeyi ntibabashije kuboneka, barahari nabo bavuze nka se wanje na nyina wanje babahaye inka. Iyo muzayibona bazayibashikiriza. Murakoze, murakarama. Sawa, murakoze. Kadusabe ba nyirasenge n'abakuru biwe muze mutange impano, kandi ntibavuga, bafite impano. Turabizi ko mwifuzaga kuyitanga muri wa mwanya, ariko n'ifoto yanyu muri mwenyine bikenewe. Karibu cyane, muze mutange impano. Hari indi mpano y'abakobwa b'Abahiga bageneye mama wa Ange, muze namwe muyitange. Tambuke mutange iyo mpano. Iyi mpano twifuje kuyiha mukuru wacu nk'abakobwa b'Abahiga, tumushimira kuri uyu munsi, natwe tumwibutsa ko natwe twawishimiye. Imana ibaho umugisha. Abakobwa b'Abahiga ngaba barayitanze. Murakoze cyane. Afite indi mpano ashaka guheza Ange. Oya, murakoze. Iyi ni impano ya mukuru wanje
nize kwambara urupande ari mukuru wanjye urunguriye, kubera twakuze turi imfubyi ntangira kubyiruka uru rupande mukuru wanjye aba ari urungurira, nawe nifuje kumuha impano ahari abirebe. Iyi ni impano namugeneye bayimushikirize. Murakoze. Murakoze cyane, turabashimiye mwese kubw'uyu mwanya mwiza mwaduhaye kugira ngo tuyobore iyi gahunda. Umuryango wacu wa Kongera turabashimiye, karibu MC kugira ngo akomeze. Barakoze cyane, bakoze nk'abasirimu, nkabonye ko bagiye bavuga umwanya muto kabisubaze kandi message ikumvikana. Reka nsaba umuryango wa Gasegege namwe muze, nizera yuko tuza kubikora muri ubu buryo nabo babikozemo. Mutambuke umuryango wa Gasegege. Barakoze cyane umuryango w'Abongera. Reka namwe abasegege mutambuke tubikore tubigana, barabangutse rwose, iminota babahaye badusigiyeho mikeya. Mutambuke mwese abasegege, abakwe, abishwa, twifotoze hanyuma amagambo araba magufi. Mutambuke. Hanyuma bari gutambuka, reka nsabe kuko n'ubundi twagerageje kubana, abatarataha mwihangane dusozereze rimwe ntidutinde. Abafotora nimurangiza muratubwira. Murakoze, reka dusubire mu ntebe hasigara abantu bake kugira ngo nijo banza muvuge mucisha. oya banza murakoze kumpa ijambo. Ndashima Imana kuri ibi birori by'umwana byabaye uyu munsi. Nishimye kubona imiryango yose yadushigikiye ikaza mu birori by'umwana. Njyewe muri nje nishimye cyane. Ndashima Imana ku muryango w'Abasegege witabiriye ibirori by'umwana wabo, rwose ndabashimiye. Ubu ndashimira umuryango navutsemo. Nirebye nsanga iwacu mu banyabyinshi n'uwonka yaje. Narebye mu banyabyinshi ndabareba ndishima. Noneho akarusho nko mwacu mu Bagigi hari abari bafite ubukwe ariko baravuze ngo ntabwo twagenda mu bukwe ngo uzahagarare wenyine. Abo ndabashimiye, Imana ibaha umugisha kuba mwaje mukanshigikira. Njyewe ntabwo nabona icyo mbahemba, ariko Imana yonyine niyo izabahemba. Rwose mwakoze ibintu byiza kandi nishimye. Ikindi nshima Imana, ndashimira Imana kubongera bampaye umugeni. Uyu wanje twavuganaga, njyewe ubundi ntabwo ntuye muri Kenya. Nubwo mwagiye mubona bampa impano ngasubirayo nkagaruka, buriya twebwe ibyacu bigendera kuri gahunda. Ubundi iyo uri bufate impano barakubwira ngo urafata impano zingahe ugahagarara hamwe, ariko buriya nafataga imwe nkagenda, nari nzi ko ariyo yonyine. Kandi twebwe mu Rwanda niko tumeze, ntabwo mbimenyereye ibizahana. Hari aba wenda bambonye baravuga ati ni igiturage. Mu Rwanda ntabwo turi abaturage, turanajijutse.
rwose ariko no muri Kenya ntabwo muri abaturage ariko ziriya mpano twahawe n'urusengero ndabashimiye babaye abana meza ziriya mpano zantunguye ntabwo nari nzi ko muri buduhe impano zingana kuriya ariko Imana yabavugiyemo mukabona revera mugomba kumuha impano zingana kuriya njyewe ntacyo nabahemba Imana yo mu ijuru izabahemba ikindi nshima Imana ndashima Imana kubongera niho naringeze njyewe nkimara kumva ko abongera bagiye kunshingira naragendaga navugana nanje urumva ikinyarwanda ciwe ntabwo ari cyinshi twavugana amagambo abiri ikiwe kigashira cyashira telefone tukayihagarika ariko anje nkimara kumva ko anje ari umukazana wanje nani ntaramubona namukunze ntaramubona kandi si uburyarya nukuri na mama we twavuganaga kenshi uyu muryango narabakunze pe ntabwo ari uburyarya noneho no kubona mumpaye mukazana mwiza gutya wa wundi wavuze ngo tuzabafatira umwana neza njyewe mama Bey uhagaze hano nibisiga biguruka ndabigaburira ntabwo mbesha njyewe navugisha ukuri njyewe anje nubwo tutari mu gihugu kimwe ariko anje ni umukazana wanjye muri iki gihe ni ukuvugana kukoranabuhanga anje turi kumwe ndagukunda nzagufata neza nzakuvugisha neza uyu wanje ni umukazana wanje wa gatatu ariko icyo nsabye wanje icyambere Imana izamurindire mu gihugu agiye kujyamo njyewe ku bwanje numvaga twabana ariko ntacu uyu bebe uyu ni umwana wanjye ubwo mwumva ngo ni muhumure bebe uyu mwana wanjye namubyaye akurikira uwigendeye umwana wanjye amaze kumubyara umwana wanjye namutetesha asubira mu cyuho nari nabuze ariko umwana wanjye nubwo bazagenda umwana wanjye azahora ku mutima wanjye yagiye ariko rwose shimiye Imana yuko abana banjye shimiye Imana abana banjye kuba bakoze ubukwe ndiho mpumeka umwuka w'abazima Imana ihabwa icubahiro ikindi nshaka kubwira bongera muzagende mumbwire mama wanje ngo ndamukunda cyane birenze urugero ampaye mukazana mwiza ndamukunda kandi nawe arankunda ni ukuri muzamumbwire ngo manyana yawe aragukunda kandi uru rukundo rwacu tuzarutandukanijwe n'urupfu nimpa mbere cyangwa agapfa nyuma ariko kandi dupfuye turi abakristo tuzahura mu gihugu cyo mu ijuru ikindi ndashima Imana kuri uyu musaza nije mukazana wa mbere uyu ni umwana wanjye wa gatanu nshingiye tukiri kumwe n'uyu musaza ariwe data bukwe nawe ndamushimiye kuba yaravuye mu Bugande akaza mu birori by'abana akaba agifite imbaraga zo kuzura abuzukuru mu birori nawe ndamushimiye yuko yaje rwose nta kindi njyewe imba numva zandenze ariko ari n'abakobwa bacu b'abanyabyinshi baje kunshigikira abasegege mwemere mureka abakobwa bacu baze nabo bashigikiye nyirasenge nabo baze bampagarara iruhande n'iyo foto ize kuba ni mu banyabyinshi ba nyirarume amafoto ndagira ngo
turayafata nyuma, reka dukomeze. Cyambere nyine ndabashimiye, mbashimiye kuko mudukunda kandi natwe turabakunda, kandi mbashimiye kuko mwaduhaye umugeni mwiza, natwe turi beza kandi tuba tubaheza natwe abageni beza. Nta kindi gitambutse icyo, umuvukano wacu namwe uzohoraho iteka ryose, nta kizawuhungabanya, nta kizawumara. Nkaba nshimiye Imana kuko ngeze kuri uyu mwanya, namwe murabibona aho ngeze. Uyu niwe mukazana wanjye mukuru. Sinari mbizi kuko nzogeza iki gihe ngo mbone ibi birori, ariko rero kuko mbibonye ibi birori ndanezerewe cyane, ndishimye kandi namwe ndabashimiye. N'Imana yo mu ijuru ndayishimye yabikoze, n'uyu mugeni ndamushimye. Ni kweri ariko nawe arabizi kuko mushimye nyine, kandi birakwiye nkwiye kumushima. Ni ukuri kose. Ngaho Imana iduha umugisha, muzakomeze mutwongere tugumane ibi byishimo. Arakoze cyane muzehe. Ese ifoto mwavugaga ni naba ushaka ko bifotoza? Okay, baraza mu mwanya, turaheza umwanya wanyu muri fotoza bihagije. Reka maze njyewe mpamagare barya bakobwa bose bishywa banje n'abahungu n'abakobwa baze hano, babanze baze hano. Muze hano. Abarya bandi bagiye bose. Reka mbahe gusa bashime, ntibavuga, reka mbahe bashime mbone kuvuga. Yesu ashimwe. Imana ishimwe yuko baduhaye umwanya wo gushima mu bukwe. Icyambere tubanza gushimira mwese mwabashije kuzanga mu bukwe bw'umwana wacu. Turashimira imiryango yombi, umuryango tuvukamo n'undi twavutsemo, kubera yuko twahujwe na Ange. Imana ibahereza umugisha kuza kwitabira ibirori byacu. Ikindi cya kabiri, turashimira umuryango tuvukamo w'abasegege b'amase ku ikote. Chairman wanyu yaje n'uyu nguyu. Turashimira Imana ko twabashije kubana na sogokuru wacu mu bukwe. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Ndashimira bamasenge mwese abakobwa basegege, Imana ibahereza umugisha, muhagarariwe n'uyu nguyu mpagaze iruhande kuko niwe mukuru. Ngiye gushimira rero papa wanjye na mama wanjye. Sinzi yuko abakobwa bose bakunda base nkuko nkunda data, simbizi, ariko icyo nzi cyo nkunda data, abandi bakamukurikira kubera ko yaratubyaye. Ibyo birahagije, nta kindi kirenze icyo ngicyo. Data ndaguhinga mu rwego rwo kugushimira ko watubyaye. Nubwo mu muco wa Kinyamurenge sinzi ko abakobwa badahabwa agaciro, ariko mfite agaciro kakora ibyo umuhungu yakora, nanjye nkabikora. Mpaye data inka imbere y'abantu. Navuze ngo sinzi ko mu Banyamurenge mubona ko umukobwa yakora ibyo umuhungu yakora, ariko mpaye data inka imbere y'abantu kubera ko yatubyaye birahagije. Ngiye gushimira mama. Mama ni umugore w'intwari ukomeye cyane, ubaruta abagore bose. Imbere yanjye abandi arabaruta bakamukurikira. Mama turagushimira mu ruhame. Wambaye ubusa turambara, arahinga kugira ngo tubeho, yiyima byinshi kugira ngo tubeho. Tuvuze ngo tukwiture ibyo wadukoreye ntitwabishobora, kubera ko ibyo yadukoreye turi abana 7 ni byinshi cyane.
turagushimiye tugashimira ba muyomba bacu bose. Uri umugore w'agatangaza, nta mugore mu isi mwahwana, nta n'umugore wigeze urara amajoro ku bwacu uretse wowe. Twaricaye dushaka ibyo twaguha turabibura kubera ko tutaragera ku rwego, ariko Imana nidutiza ubuzima ikaguha kuramba nk'uko soko urarambye, tuzakora ibirenze ibyo utekereza. Twateguye guhereza mama impano z'imyambaro mu ruhame. Si uko adafite imyambaro, afite imyambaro myinshi. Tukiri batoya n'abandi ntibahari, ntigeze yambara imyambaro myiza kuko ntabwo ari kuyambarira mu murima no mu masoko. Turabigambirira ndavuga ngo Mana nuduha kuramba tuzamwambike ajye yireba gusa, nashaka ariko kuyambara ariko ayifite. Uyu munsi twakugeneye impano 7 z'abana 7 wabyaye. Tukugenera ibitenge by'ubwoko bwose byiza ibyo abagore bambara. Babizane hano imbere. Twabonye igitenge kimwe atariyo mpano twagwa ko turi 7 kandi twese wadutayeho byinshi. Mpaga hari abadahari, musaza wacu umupolisi ntiyabonye uko yambuka umupaka ntibikunda kubera akazi. Dufite na mukuru wacu naye kubera akazi uwo nkurikira ntibyakunze. Turi hano turi abana 5 ariko imyambaro yose twayigendanye. Mama uzagende wambare grand super twakwambitse. Numara wambare super twakwambitse mu bukwe bwa bebe. Numara wambare gana twakwambitse. Numara wambare Cote d'Ivoire twakwambitse. Numara wambare Hollande twakwambitse. Ngorekana na kimwe itaje. Ingwino ki. Espere. Kimwambike go. Shire hano. Nuko nsoza uyu ni Bucura. Kubera ko mama ari umuhinzi, mama yakunze bebe aramutetesha, niyo mpamvu tugeze ku munsi wo kumushingira yitwa bebe. Umunsi yamumaye kuza muri Kenya kwiga, arambwira ati uzanteteshereza umwana, uri nyina nubwo uri mushiki we, ntuzatese umwana wanjye, ntuzamugore, uzamutetesha. Sinari nzi ko bebe yakora muri kino gihe. Bebe urukundo nakweretse ibyo nitanze, uzankundire Anje ubimukorere nkuko babigusabye. Naragutetesheje urampamye kuko tutagiye kuba turi kumwe ngo nkomeze mbikore cyangwa nawe ubikore, uzabimere Anje, Imana izabiguhera umugisha. Abana ntago babyarwa se na nyina, bagira umuryango. Dufite ba data wacu, dufite na ba sogokuru twabatekerejeho kubahereza impano. Sokuru tuzaguha inka kwa Imana dutije ubuzima tukagera kuri uyu munsi tukubona. Urabizi yuko uteta, urabizi ko ngutetesha, ndacyakomeje. Urabizi kuri fiance siko bimeze. Bapfa mudogo harimo abo twari turi kumwe mu gitondo, mwese muze tubahereza impano twabageneye, tureke gahunda. Harimo Nehemiya, hari umugabo wa mushenge wacu ntago yaje hano, papa Muragwa fami n'abana be muzi.
n'abana biwe hari papa mdogo Mugaza hari ni umugabo wa Mushenge bamuvuga mu izina papa wabayeme abana be sinzi ahantu bagiye kandi nababonye nireke hari papa mdogo wacu papa mujyanama na mukecuru Imana ibaha umugisha ngira ngo aba nibo twabashije gutegurira impano hari ba muyomba wacu abanyabyinshi ba muyomba batubaye hafi muri byose sinzi Imana ibaha umugisha ba muyomba muyomba wacu umunyamahoro ahagarare ba muyomba bose bumve ko tubashimiye hari na muyomba wacu Jokeri umukuru abana be baje yagize impamvu zatumye batakije ariko abana be baje ubwo turaza kubahereza impano yiwe hari mamu dogo Resa na Dorcas nabo baze nizo mpano abana ba mukecuru twateganyirije umuryango wafatanyirije hamwe kuturerana na mama na papa Imana mu ijuru bahereza umugisha mamu dogo Resa na mamu dogo Dorcas abagore ba muyomba bazi twifata impano ya nyuma niyo twageneye bebe abashiki biwe n'abakuru biwe nawe naze ayakire cyangwa twe tubasanga ngo muzi hano murakoze cyane reka dushima Imana natwe dushima Imana kuko uyu munsi duhagaze mu birori by'umwana wacu umwana wa Bidinego Imana imuha umugisha shimiye papa wabashije kuza akagera ahangaha akaba muri ibi birori kuva dutangira gushingira niho akiba mu birori byacu ntabwo yabaye mu birori byacu uyu mwana niwe wa mbere abaye mu birori byacu muza mutubabarira nako twavutse mu muryango w'abasegeye kandi mureke tubarege mu miryango barasa nkaho baduciye abakobwa b'abasegege baragenda bakavuga ngo abakobwa b'abasegege nta jambo bafite ariko muza mutubabarira turabibasabye dushimiye Imana nk'abakobwa b'abasegege n'abandi mamwe ahagurutse tukarangiriza rimwe muze mwese dushimiye Imana kuko uyu munsi tubaye muri ibi birori twebwe twese tukiriho data akabasha kuza Bidinego agashingira uyu mwana w'umuhungu n'umugore bagihari Imana ishimwe twizeye ko n'umuherezi bazamushingira ndashimira mwiza n'intwari mu bakobwa b'abasegege n'intwari mu muryango wacu wo mwamashavu
data ntakiri mashavu nkuko bamwitaga, ubu ni mazishavu. Niryo zina aba bana abuzukuru be bose bagira, ni mazishavu. Kera yari mashavu mu bihe bitari byiza, ariko ubu ni mazishavu. Twumva duhagaze neza. Dushimiye Imana. Abarundi abongera muratubabarira, abongera turabashimiye. Mwakoze cyane, mwagize neza, mwaduhaye umugeni mwiza kandi twishimye ukwacu kose. Azatubera umwana mwiza nako tuzamubera umubyeyi mwiza, naba umwana mwiza nako tuzarushaho. Niko bigenda, kugira ngo abe mwiza nuko nako tuzaba beza. Dushimiye mama we, Imana imuhe umugisha kuko yadushingiye. Dushimiye basaza be na mukuru wabo na pasiteri wamuherekeje, Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane, nabemeye bakampa ijambo batabishaka, ariko murakoze, Imana ibahe umugisha. twari guhaye Ita ni impano ya mama Bukeye. Abakobwa b'abasegege nibaze hano. Sawa, mureke sawa byarangiye ni mugende Muyitange banzi. Muyitange nyamuranga. sawa. Yewe ntabwo ndi Yesu ashimwe.